Amahoro y'Imana, Imana bene ihirwe bene imigisha, dusangiye isano. Twagarutse muri wa muco w'iwacu. Uyu munsi tariki ebyiri, turi kwizihiza umunsi mukuru w'umuganura. Ni mu karere ka Muhanga, mu murenge wa Nyamabuye, aho hari kwizihizwa umunsi mukuru w'umuganura. Umunsi mukuru ujya ku itariki 5, ariko uyu munsi mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye twizihije umuganura wa ngaruka kwezi uba buri mwaka ku itariki 5. Ni umuganura rero muri aka karere ka Muhanga wizihirijwe mu murenge wa Nyamabuye, aho hagiye gutahwa n'umurenge mwiza w'icyitegererezo. Rwose urebye uburyo wubatse, ni umurenge ushobora kuba ari umurenge wa gatatu mu Rwanda rwose wubatse neza, cyangwa se mo imbere urimo ikoranabuhanga rihambaye. Inshuti bakunzi ba Farm TV, rero nabasabaga gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mumenye byinshi, mukurikire uyu muhango ugiye kubera hano mu murenge wa Nyamabuye, aho abaturage babukereye rwose bameze neza, barakeye, bakereye uyu muganura. Baje kuganuza ibyo bahinze, baje gusarura no kuganira ku musaruro bagezeho muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Inshuti rero bakunzi bacu, rero inzira y'umuganura ni imwe mu nzira 18 zari zigize inzira y'ubwiru mu Rwanda. Mu gihe cy'ingoma ya cyami, inzira y'ubwiru zari zirimo ubukungu, umutekano w'igihugu n'inzira zo gukomeza ubwami. Zari zigizwe rero kandi n'urusobe rw'imihango n'imigenzo bifite amateka agena uko bikorwa mu gihe runaka, nk'uko bikorwa mu madini y'ubu ngubu. Rero abashinzwe iyo mihango mu gihe cya kera rero bitwaga abiru. Abiru nibo bari bashinzwe uwo muhango w'umuganura, aho bateguraga umuganura n'uburyo bigomba kugenda kuva rero ku ngoma ya Gihanga Ngoma ijana kugeza ku ngoma ya Ndahiro Cyamatare. Inzira y'umuganura rero mu Rwanda yarakorwaga. Gusa umuganura waje kugira agaciro gakomeye ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndoli, ubwo yabundukaga ari byo gutahuka k'umwami. Yaratahutse asanga igihugu kimaze imyaka 11 kitagira umwami, nta n'umuganura ukorwa mu gihugu. Rero Ruganzu Ndoli amaze guhuza igihugu, yagombaga gushyira rero imbaraga nyinshi nk'umwe nk'umunyarwanda, nk'abanyarwanda bakongera gukora umuganura, bagahuriza hamwe umwami umwe, umuco umwe. Ni impamvu yashinze impagarara ku muganura, kuko ufite ibintu bitatu biwuranga bikomeye, birimo ubumwe bw'abanyarwanda, gukunda igihugu no gukunda umurimo. Ni byinshi rero bikubiye muri uyu muhango, cyangwa se muri uyu muco w'abanyarwanda w'umuganura. Umuhango rero w'umuganura mu Rwanda waje guhagarara ku ngoma ya Musinga, ubwo umwiru ugashamura rugira shamba wari ushinzwe imihango yawo yacirirwaga i Burundi mu mwaka w'1925. Uyu Gashamura rero ni umwe uvuga mu nsigamigani igira iti yaragashize nkagashanura. Ni
niho rero iyo nsigamigani yakomotse kugira ngo bajye bavuga gutyo. Inshuti rero bakunzi bacu rero twabanyuriraga muri bimwe mu mateka agize iki gihugu cyacu cy'u Rwanda mu bijyanye n'amateka, mu bijyanye n'umuganura, aho abanyarwanda n'abanyarwandakazi bicara bakaganura ibyo bagezeho, bakaganira ku by'umusaruro, uburyo umusaruro ushobora kwiyongera, uburyo ubukungu bw'igihugu bushobora kuzamuka, umutekano n'iterambere ry'igihugu. Rero ibyo byose akaba ari mu bikubiye mu muco cyangwa se mu muhango w'umuganura. Rero mu kanya nk'uko mubibona rero neza cyane amuvutsa, aho abaturage babakeneye kuba hamwe rwose bakicara bakaganira bagasangira ku muhango w'umuco w'abanyarwanda, aho bateguye ibigori, ibishyimbo, amasaka n'ibintu byinshi, umutsima w'uburo, ibintu byinshi rwose bijyanye na gakondo y'igihugu cy'u Rwanda, aho babukereye kugira ngo baze bahurire hamwe. Rero mukanda subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze gukurikira uyu muhango, munakurikira yindi igiye gucaho. Tunabibutsa ko umuhango uracaho online.